Kongo yatangaje ubwigenge bwayo ku itariki ya 30 y'ukwa gatandatu mu 1960. Gusa icyo gihugu gishya cyigenga cyahise gikomeza gushegeshwa n'urugomo n'imvururu z'abanyapolitike bari bashyamiranye imbere mu gihugu, harimo n'urugamba rwaje kurangira ruteye intambara yo kwitandukanya kwa Katanga ishaka kuba repubulika yigenga itari kuri Kongo. Ishyaka Mouvement National Congolais MNC rya Patrice Lumumba ryagize uruhare rukomeye mu rugendo rwo kugana ku bwigenge bwa Kongo nyuma y'ubukoloni bw'Ababiligi. Urwo rugendo rwatangiye gukaza umurego kuva mu 1958. Imyigaragambyo yo muri Leopoldville yaje kuba Kinshasa mu kwezi kwa mbere mu 1950, hamwe no gusubira inyuma k'ubukungu bwa Kongo byihutishije ibiganiro ku bwigenge. Ibiganiro byabaye hagati y'Ababiligi n'Abanyekongo mu ntangiriro z'umwaka wa 1960. Ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa gatandatu mu 1960, ubwo hatangazwaga ubwigenge i Leopoldville, Joseph Kasavubu yabaye president, naho Patrice Lumumba aba ministre w'intebe. Kwiyomora kwa Katanga, intara ikungahaye cyane ku mabuye y'agaciro, ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa karindwi mu 1960, byarushijeho gukaza umwuka w'ibibazo. Ingabo z'Ababiligi hamwe n'ingabo za Loni zambaraga ingofero z'ubururu, casque bleu, zinjiye ku butaka bwa Kongo mu gihe hari intambara y'ubutegetsi hagati ya Kasavubu na Lumumba. Ku itariki ya 14 mu kwezi kwa 9, Colonel Joseph Mobutu yakoze coup d'etat, bikurikirwa n'ifatwa n'iyicwa rya Patrice Lumumba. Intambara zakurikiranye zageze hagati, zivamo ibiganiro by'amahoro, gusa zaje gukomeza mu myaka yakurikiyeho. Kwiyomora kwa Katanga kwarangiye mu kwezi kwa mbere mu 1963. Patrice Lumumba yishwe ku itariki ya 17 y'ukwa mbere mu 1961. Ku mugoroba wo ku itariki ya 22 y'ukwa gatandatu mu mwaka wa 2022, ejo bundi, iryinyo rya Patrice Lumumba wishwe waharaniye ubwigenge bwa Kongo ryageze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nicyo gice cyonyine cy'umubiri we cyasigaye kuri uyu wabaye ministre w'intebe wa mbere wa Kongo, wishwe mu 1961 akicwa n'inyeshyamba zifatanyije n'abacanshuro b'Ababiligi. Umubiri we ugashongeshwa muri acide. Iri ryinyo ryajyanywe mu mujyi yavukiyemo wiswe Lumumbaville mu kumuha icyubahiro. Nyuma yaho ryanajyanywe Kisangani, aho yatangiriye kuba impirimbanyi ya politike, nyuma riza kugira Ubumbashi aho yiciwe. Isanduku irimo iryo ryinyo nyuma yashyizwe mu buruhukiro mu murwa mukuru Kinshasa. Ubwo Kongo yabonaga ubwigenge ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 1960, Patrice Lumumba Emery yavuze imbwirwaruhame imbere y'abakoloni b'Ababiligi n'ibihumbi by'Abanyekongo. Imbwirwaruhame yaje kuba nk'ikirango ku bindi bihugu byose byabonye ubwigenge muri Afurika. Ni imbwirwaruhame yacyuriyemo abakoloni b'Ababiligi, ndetse hari n'abadatinya kuvuga ko imbwirwaruhame iri mu byamwicishije. Muri iki kiganiro tugiye kubagezaho iyo mbwirwaruhame yose uko yakabaye. Congolais et Congolaises, combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Banyekongo kazi, Banyekongo, abaharaniye ubwigenge, uyu munsi mukaba mubutsindiye. Ndabaramukije mu izina rya guverinoma yacu ya Kongo. Kuri mwe mwese nshuti zanjye, mwarwanye mudatezuka, twese turi hamwe. Ndabasaba ko uyu munsi w'itariki ya 30 y'ukwa gatandatu mu 1960 mwawugira umunsi ukomeye, umunsi muzahora mwibuka mu mitima yanyu, umunsi muzigisha abana banyu mufite ishema, kugira ngo nabo bazabwira abahungu babo n'abuzukuru babo amateka y'intsinzi yacu ikomeye, amateka y'urugamba twarwanye ngo tugere ku bwigenge. Nubwo ubwigenge bwa Kongo uyu munsi aribwo butangajwe mu bwumvikane n'Ububirigi, igihugu cy'inshuti tubana mu buryo bungana, ariko nta Munyekongo n'umwe aho yaba ari hose uzigera yibagirwa ko ubwigenge bwabonetse kubera intambara twarwanye. Rwari urugamba rw'iminsi yose, urugamba rwari rwuzuyemo umurava n'icyerekezo cyiza, urugamba twashyizemo imbaraga zacu, dushyiramo ibitugora, imibabaro yacu n'imivu y'amaraso. Uru rugamba rwateje amarira, umuriro n'amaraso menshi. Dutewe ishema narwo mu mitima yacu twese,
kubera ko rwari urugamba rw'icyubahiro kandi rw'ukuri, urugamba rwari ngombwa ngo dushyire iherezo ku ngoyi y'ibihumbi n'ibihumbi by'abacakara, ubucakara twashyizwemo ku gahato. Ibyatubayeho mu myaka 80 y'ubukoloni, ibikomere byaduteye biracyari bishya kandi biracyatubabaza cyane ku buryo tudashobora kubyiyibagiza cyangwa ngo tubyirengagize. Twahawe akazi katoroshye kandi kagahato kugira ngo tubone agashara k'intica ntikize katanashoboraga kuduha ibyo kurya bihagije, agashara kataduheshaga imyambaro cyangwa se aho gutura, agashara katashoboraga gutuma turera abana bacu nk'uko tubyifuza. Twaratutswe, twaracunagujwe, tubwirwa amagambo atesha agaciro, ndetse n'inkoni twakubitwaga mu gitondo, ku manywa na nimugoroba, kubera gusa ko turi abirabura. Ninde uzibagirwa ko ku mwirabura bavugaga ngo wowe, atari uko bamufataga nk'inshuti, ahubwo kubera ko icyubahiro cyari kigenewe abandi. Twahuye n'akarengane gakingirijwe mu izina ry'amategeko, bikitirwa ko ari amategeko, nyamara atari ko bimeze, ahubwo amategeko yarengeraga uburenganzira bw'ufite imbaraga. Twabonye ko amategeko atangana bitewe n'uko itegeko ryarebaga umuzungu cyangwa se umwirabura, rikoroshya ibintu ku ruhande rumwe rikazambya ubuzima ku rundi. Twahuye n'imibabaro iteye ubwoba y'abasunikirwaga mu buhungiro kubera ibitekerezo bya politike cyangwa se ukwemera kwabo. Babaye impunzi mu gihugu cyabo, ubuzima bwabo buba bubi kurusha urupfu ubwarwo. Twabonye ko mu mijyi hari amazu meza cyane agenewe abazungu, naho abirabura bagatura mu tuzu tubi babyiganiramo. Umwirabura ntiyemererwaga kwinjira mu masinema cyangwa mu maresitora cyangwa mu maduka y'abanyaburayi. Umwirabura yajyaga mu rugendo yicaye munsi y'imbaho mu bwato, mu gihe umuzungu yicaraga hejuru mu cyumba cy'akataraboneka. Ninde uzibagirwa amasasu yakoreshejwe akica abavandimwe bacu benshi? Benshi bajugunywe muri za kasho, bashyirwa ku ngoyi y'akarengane, kwikubira no gukandamizwa. Ibyo byose bavandimwe twabibabarijwemo cyane. Ariko ibi byose bavandimwe, mwese mwatoye ababahagarariye kugira ngo batuyobore mu gihugu cyacu dukunda, natwe twababajwe ku mibiri yacu n'imitima yacu kubera ubukoloni bw'akarengane. Uyu munsi turababwira tuti ibi byose birarangiye. Repubulika ya Kongo yamaze gutangazwa, kandi igihugu cyacu dukunda kiri mu biganza by'abana bacyo ubwabo. Twese hamwe bavandimwe bashiki banjye, tugiye gutangira urugamba rushya, urugamba rw'icyubahiro ruzageza igihugu cyacu ku mahoro, uburumbuke n'icyubahiro gikomeye. Tugiye gushyira hamwe, tuzamura ubutabera nyabwo mu muryango w'abanyekongo, duharanire ko buri wese ahabwa ibihembo bikwiye akazi ke. Tugiye kwereka isi yose icyo umwirabura ashobora gukora igihe akorera mu bwisanzure, kandi tuzafasha Kongo kuba umusingi n'isoko y'umucyo wa Afurika yose. Tuzita ku buryo umutungo w'igihugu cyacu uzungukira abana bacyo koko. Tugiye gusuzuma bundi bushya amategeko yose ya kera, tuyahindura amategeko mashya, azaba ariyo y'ukuri kandi yubashywe. Tugiye gushyira iherezo ku gukandamizwa kw'ibitekerezo byigenga, kandi tuzaharanira ko buri muturage wese ahabwa uburenganzira bwe bwuzuye buri mu itegeko rigena uburenganzira bwa muntu. Tugiye kurandura burundu ivangura ryose aho riva rikagera, kandi duhe buri wese umwanya ukwiye, umwanya uzamuhesha agaciro nk'umuntu, agaciro k'akazi ke n'umuhate we wo gukunda igihugu. Tugiye guteza imbere amahoro, atari amahoro ashingiye ku ntwaro, ahubwo amahoro y'umutima n'ubwumvikane bwiza. Kandi kuri ibi byose banyekongo bagenzi banjye, mwizere nta gushidikanya ko tuzashobora kubishingira ku mbaraga zacu zikomeye n'umutungo w'igihugu cyacu utagira ingano. Ariko kandi tunashingiye ku bufasha bwatangwa n'ibindi bihugu byinshi by'inshuti, ubufasha tuzajya twemera igihe cyose buzaba bushingiye ku bwizerane kandi budafite umugambi wo kutwumvisha politiki iyo ari yo yose. Mu bijyanye n'ibi, Ububiligi bwumvise neza koko igisobanuro cy'amateka, ntibwagerageza guhagarika ubwigenge bwacu, kandi bwiteguye kuduha ubufasha no kutubera inshuti, kandi amasezerano amaze gusinywa muri urwo rwego hagati y'ibihugu byacu byigenga kandi binganya agaciro. Ubu bufatanye ndabizi neza buzabyarira ibihugu byombi inyungu. Ku ruhande rwacu, mu gihe dukomeza kuba maso, tuzubahiriza amasezerano twemeye ku bushake, bityo mu gihugu imbere no hanze Kongo izaba nshya. Guverinoma ngiye gushyiraho izubaka igihugu gikize,
cyigenga kandi giteye imbere. Ariko kugira ngo tuhagere vuba kandi tudatinze, mwebwe mwese abashinga amategeko n'abaturage b'abanyekongo, ndabasaba kumfasha uko mushoboye kose. Ndabasaba mwese kwibagirwa intonganya z'amoko zatugize abanyantege nke kandi zishobora gutuma abandi batwubahuka. Ndasaba abagize inteko ishinga amategeko gufasha guverinoma yanjye binyuze mu guhiganwa mu buryo bwubaka, ariko mukaguma mu nzira z'amategeko n'ubutumwa bwa demokarasi. Ndabasaba mwese kutazuyaza na rimwe mu kwitanga kugira ngo ibikorwa byacu bikomeye bigere ku ntsinzi. Ndababwira kandi ko mukwiye kubaha nta shiti umutungo n'ibitekerezo by'abaturage bagenzi banyu n'abanyamahanga baba mu gihugu cyacu. Nihagira abanyamahanga bitwara nabi, ubutabera bwacu buzabakurikirana kandi nibiba ngombwa buzabirukana mu gihugu cyacu. Ariko nibitwara neza, mukwiye kubareka bagatuza kubera ko nabo bagira uruhare mu guteza imbere igihugu cyacu. Ubwigenge bwa Kongo ni intambwe ikomeye cyane mu rugendo rwo kubohora umugabane wose wa Afurika. Rero mwe banyakubahwa, madame, bwana, banyekongo bagenzi banjye, bavandimwe b'abakozi, bavandimwe b'intwari, ibi nibyo nashaka kubabwira mu izina rya guverinoma yacu kuri uyu munsi ukomeye w'ubwigenge bwuzuye. Guverinoma yacu ikomeye igizwe n'abaturage bose ikunda igihugu nizazana amahoro muri iki gihugu. Ndahamagarira abaturage bose b'abanyekongo, abagabo, abagore n'abana kujya mu kazi, bagashyira imbaraga mu kazi bagamije kubaka ubukungu bw'igihugu bwubaka ubushobozi buzashimangira ubwigenge bwacu mu bukungu. Turashimira cyane abaharaniye ubwigenge bw'igihugu cyacu. Imana ihe umugisha ubwigenge n'ubumwe bwa Afurika. Imana ihe umugisha Kongo yigenga kandi yishyira ikizana. Vive les Congo indépendants et souverains.